Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yavuze ijambo rikomeye ryatumye abayobozi bose bavuga batiye kandi rwose rivugiye imbere ya perezida wa Kenya Ruto ndetse na perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron. Perezida Paul Kagame yavuze ngo iki? Kagame yavuze ko Afrika ikwiriye gufata iyambere mu kubaka ejo hazaza hayo aho gukomeza gutegereza gutabarwa n'ibihugu bikomeye byo hanze. Ibi ngibi yabivuze ashimangira ko ubufatanye hagati y'ibihugu bya Afrika ari bwo buzagena iterambere ry'umugabane. Ibi nkubwira bivugiye muri Kenya aho rwose perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa yarari umuzungu. Kagame rwose begarutseho mu nama ya Africa Forward Summit yabereye Nairobi muri Kenya aho yahoje abayobozi batandukanye ba Afrika ndetse n'Abufaransa barimo perezida Emmanuel Macron rwose ndetse na perezida William Ruto wa Kenya. Mu ijambo rye Kagame yavuze ko Afrika imaze imyaka myinshi habwa amasezerano menshi y'inkunga ishoramari n'ubufatanye butandukanye ariko ibyinshi muri byo ntibigirweho cyangwa se bikangira ngo bishyizwe imbere y'inyungu z'ibihugu byabitanze aho kuba Afrika. Mbega nyine avuga atari ukuntu rwose ibihugu byo hanze bitwizeza ubufasha ariko bizi neza ko inyungu nyinshi ziri kuri byo kugira ngo zibize Afrika. Yagaragaje ko umugabane wa Afrika udakwiye gukomeza kubakira ejo hazaza mu gutegereza ubufasha bwo hanze gusa ahubwo hakeneye kongera imbaraga mu kwigira ndetse no kubaka ubushobozi bw'imbere mu bihugu bya Afrika. Yagize ati nta muyobozi wo hanze uzaza gukemura ibibazo bya Afrika kurusha abanyafrika twebwe ubwacu. Perezida Kagame yavuze kandi ko Afrika ifite amahirwe akomeye ari mu mutungo kamere, urubyiruko rwinshi ndetse n'isoko rinini ariko ko ibyo bidahagije mu gihugu bikomeje gurisha umutungo wabyo ari ibikoresho fatizo gusa no gutumiza ibintu byinshi hanze. Rwose usanga ibihugu byinshi bigenda bigurisha amabuye y'agaciro bigurisha ibintu bikomeye cyane ugasanga byo bikiye inyungu nkeya. Perezida Paul Kagame avuga rwose ati ibyo ntago ari byo. Byasabye kandi Afrika kongera ingufu mu kubaka inganda, guteza imbere ikoranabuhanga, kongera amashanyarazi ndetse no guteza imbere ubufatanye hagati y'ibihugu kugira ngo umutungo wabyo ubyazwe umusaruro imbere mu mugabane. Mbega nyine yavuze ati ntago ari byiza ko muhora mugurisha namwe ibyanyu mureke rwose mu bibyaza umusaruro. Ni gute igihugu gifite agasegereti gifite za koruta gifite amabuye yakomeye kirigwa kiyagurisha kubera kimwe bwe mutabyaza umusaruro aho ngaho rwose ni Afrika ihera ibikena. Iki kiganiro kibanza cyane ku ngingo yiswe Green Industrialization and Energy Transition igamije kureba uburyo Afrika yakubaka inganda ndetse n'ubukungu bugezweho hadasenywa ibidukikije. Muri iyo nama bagaragaje ko Afrika ikwiye gushora imari mu mishinga irimo amashanyarazi akomoka ku mirasire y'izuba, ingomero z'amashanyarazi ndetse n'ubwikorezi bukoresha ingufu ariko zitangiza ibidukikije nka bino byaje mu Rwanda bya za Sipiro nka zira moto mwabanye zikoresha amashanyarazi ndetse rwose mwabanye kwaje n'imodoka zikoresha amashanyarazi biriya rero ntabwo byangiza ibidukikije. Abitabiriye inama bavuze kandi ko Afrika ikwiye kuva ku rwego rwo kuba isoko ry'ibikoresho fatizo gusa ahubwo ikaba umugabane utunganya ibyo bikoresho ukongera agaciro imbere mu bihugu byayo. Iyi nama yabaye ngo mu gihe Ubufaransa bukomeje gushaka kongera umubano wabwo n'ibihugu bya Afrika cyane nyuma y'uko ibihugu bimwe byo muri Afrika y'Iburengerazuba bikomeje kuninga uruhare rwabwo muri aka karere. Nubwo bano bayobozi bagaragaje ko kwigira ndetse no gukorana hagati y'ibihugu bya Afrika ari ingenzi ariko hagaragaye ko ari ikibazo cy'imbogamizi ziri mu ruswa ngaye baze nawe ngo si ruswa gusa akora ko harimo intambara, imiyoborere mibi ndetse no kudakorana hagati y'ibihugu bikomeje kudindiza gahunda yo kubaka Afrika yigenga mu bukungu ndetse no mu iterambere. Ariko byarangiye banzuye ko ibingibi byose nibafatanya bigomba kuzagerwaho kandi rwose bikagirwaho mu gihe gitoya. Ibingibi byavuzwe na perezida w'u Rwanda Paul Kagame aho yari kumwe na perezida Ruto muri Kenya ndetse na Emmanuel Macron w'Ubufaransa. Ngayo nguko rero karagaciyemo ingini Obitime News kubura subscribe nimba ubona amakuru nkanga ari ingenzi nabonye ndacyari mwe nyabari Obedi. Obitime News.